iki bon reka nkubwire ikintu ugafata imoko ukayishyira imihanda kigo iyo hari icyo uri guseringa se ise ni iseta iseta none se hari aho abantu badakorera muri sosiyete ntekereza ko umuntu agomba gukora ibintu ibyo ashaka as long as bitanyuranyije n'amategeko dore imbogo rero nta kibazo ngiye kuri ngewe yakoze ibyo ashaka nyine kandi nta muntu byagakwiye kuba bibangamiye biriya bintu sibyo kuba wamwita ngo umusazi kuba wamwita keretse uri muganga ukerekana koko ko ari umusazi hari abacyavuga abasazi abantu bafite indwara zo mu mutwe hari abamwise umusazi rero uri ntabwo uri hari abamwise umusazi yego sibyo hari impamvu ari gukora ibyo ari gukora nawe wabimubaza kuki utayimwibariza ahubwo sibyo hari impamvu wenda ni ibintu biri funny sibyo sometimes abantu barashaka guseka mu gihe kitari cyo guseka ntabwo nkemera nta muntu ukamara mu buzima bw'umuntu ubaho sibyo umuntu yapfukagumaho siko bimeze umuntu arapfukagumaho umuntu arakwanga ukaguma ku isi sibyo ntago busa twese tubayeho kuko abantu bose badukunze ntago abantu bose badukunda ariko turacyariho sibyo kandi tuzaguma tubeho kugeza igihe bizarangirira sibyo rero nta mpamvu yuko ufata ubuzima bwawe ukabushyira mu maboko y'undi muntu kugera kuri extent yuko ashobora kukuvutsa ubwo buzima nta mpamvu n'imwe ntayo pe ntayo divorce nizishake ziziyongere ariko impfu z'abantu bafitanye isano basi zigabanuke Jalas Official TV reka tubasuhuze twizere ko mumeze neza cyane twizere ko aho muri amahoro reka nizere ko mufite akamwenyu ku maso uyu mushiki wanjye uri hano urabona ko nawe ameze neza cyane ndabeshya ntabwo beshya urimo neza burya ujya wumva ko urimo neza icyo kibazo utangiranye umuntu aba arimo si ubundi abivuga gute njyewe mbamo neza iyo ntarwaye iyo ntarwaye nyine nabyutse ndi muzima nta muntu wanjye ufite ikibazo si ibyo se ni ibyo uyu mushiki wanjye rero mubona hano kuri kamera ngira ngo si ubwa mbere uzi kuri ino mihanda imihanda ya kamera se imihanda ya kamera YouTube yego ubwa mbere yego ngira ngo wenda biraza no koroha wenda utangiye wivuga kugira ngo abantu baze no kukumenya ndabizi neza ko hari abantu baraza kurangiza ikiganiro mwabaye inshuti nubwo bwose turi gutangira gutya ari nge tuziranye ariko ni byiza ko mu inshuti banakuza sibyo ikindi si ndabura si impanura ariko zikatari ubwa mbere n'ubwa nyuma tugiye guhura bityo ari ubwa nyuma nibatankunda se nibatankunda batagukunda uzahita wigendera bankunde nibatankunda bavuge ko batankunze sibyo se kandi ibintu byo gusiba amakomenti ngo mabi ngo urashaka yose oya anseserezayo muyareke ansesereza muyareke tukana no gusebanya ego ariko ayo kuba batankunze yo bayandike kandi uzayarekure compliment zose urazakira cyane rwose ubu abakobwa badakunda negative oya ngenda zikunda ikibi ni ibitutsi bisanzwe ariko compliment ntibankunze bankunze fine aho bibwire bakubwire none barajya bakubwira mu izina bati ntitwabana rigeretseho ntabwo oya shabankunze aha sunda hera he nivuga nta byinshi nta ibyoroshye nitwa Christella ndi umuntu usanzwe pe ego ndi umuntu usanzwe ndumva atari na ngombwa cyane kuvuga akazi nkora ni ngombwa sinzi niba ari amahitamo yawe kuvuga akazi cyangwa utakavuga amahitamo yawe impamvu nuko ntago nkora akazi k'aba socialites cyangwa iki sibyo ariko nta kibazo nakavuga ndi
umu enjeniyeri ubu aka kanya bon ndi umu enjeniyeri nk'ibyo nize ariko nanone ndi sales manager wa company ya engineering yitwa Nilian. Iyo company ku muntu wese uzakurikira iki kiganiro akumva hari engineering support yose ashaka yagucaho ubundi hanyuma akamungezaho yaba architecture yaba kubaka amazu yaba amazi yaba interior design yaba bene ibyo ngibyo ndabikora ariko nkora ibintu byinshi bitandukanye so ndumva ari ibingibi naba mvuze ibindi nyine nibankunda bazajya bakomeza kubyumva nibankunda bashaka kumenya cyane bazabyandike hanyuma mbibwire cyane kurenza aho ngaho ariko ibyo sisi bihagije ubwo ibyo birahagije hanyuma wenda gakeya ngiye navuga impamvu nakuzanye cyangwa se impamvu bari kukubona hano kuri kamera ahanini ngiye nabisabye Christelle kubera ko nkunda opinions so namwe mushobora kuzikunda dukunze kuganira ibintu bindi bigiye bitandukanye ariko ni mu bikunda ubwo wenda azageza kenshi karenze rimwe cyangwa se wenda muzamubona no mu bundi buryo mbese muraba mumuhaye ikaze kuri iyi mihanda ariko mutabikunda ntabwo sinzi ko azacikira ibyo yagucira nzazicika no urumva nzazicika njye mu bindi si byose njye mu bindi ariko mu gihe baba batagukunze oya bagombe bankunda ariko no bagombe bankunde kandi bari bunankunde ndabizi bitewe n'ibyo turi buganire hanyuma wenda reka mperaho ubwo enjeniyeri nyine ni ibintu ukomeje ni ibintu utari gukora bimeze gute ubu ngubu uri muri iyo kampani gusa bimeze ubu rero ubu ngubu ndi umu enjeniyeri nyine ndanabikora ariko mbikora gake ubu ngubu ndi umuntu ushaka gutangira gukora ibindi bihabanye na engineering kubera ko rimwe na rimwe abantu benshi tuzi ko ibintu wize ari byo ugumamo ukumva ngo natakaje imyaka runaka niga iki kintu ntago nakireka ngomba kugikora byanze bikunze kandi ntago ari uko ngiye mbyumva nta gihe umuntu atatangira ibintu bishyashya bitewe n'impamvu yaba bitangiye sibyo hari igihe ureba ukabona dreams zawe aho ushaka kugera vision ufite iri gutandukana n'ibintu wari waragiyemo mbere inshuro nyinshi usanga umuntu ajya kwiga kaminuza cyangwa segondere yarapushinzwe n'abandi bantu cyangwa hari undi muntu yarebeyeho ariko nyuma wakwisobanukirwa neza ukageraho ukabona ntabwo ariyo nzira washakaga kujyamo burundu sibyo noneho ugashaka izindi nzira abantu benshi rero bakunda kuvuga ngo oya naratangiye reka nkomeze ibyo natangiye uko rero njye siko mbyumva igihe cyose watangira imyaka yose waba ufite igihe icyo ari cyo cyose watangira ibintu bishyashya rero nanjye ngiye gutangira ibintu bishyashya nk'ibyo bintu bya sales and marketing manager ntabwo ari ibintu nize ariko ni ibintu ntekereza ko nagiramo passion ntekereza ko nakora neza kuko ntabwo ari ubwa mbere mbikoze rero ntekereza ko ni ibintu ntabwo ari ibyo gusa ngiye gutangira wenda abakunzi ba Jealous of Show bazagenda babibona bitikurikije n'ibintu muzagenda munganiza cyangwa bazagenda baba bashaka ko tuganiraho ariko akazi karahari akazi karahari ko bavuga ko urubyiruko rwinshi rwihebye kubera unemployment uvuga ute ushingira ku cyo uvuga ko akazi gahari no akazi karahari ikibazo kiba gihari nuko urubyiruko rwose rurashaka kuba employed mu kazi ka leta akazi ka leta harimo imyanya mike cyane mike pe hari ibigo bike bya leta hakabona imyanya bike y'abantu icyo ni kimwe kandi harangiza abantu benshi cyane yego icyo ni icya mbere icya kabiri bakaba bashaka nyine urumva gukora mu makampani ngo mu bigo bya leta mu biki n'ibiki bene ibyo bintu kandi nyine ibyo bintu bihari ni bikeya ukurikije n'igihugu ukuntu kingana
nta nganda nyinshi tugira ngo tuvuge ngo tuzajya gukora mu nganda. Ibyo ngibyo nibyo bashingira bavuga ko akazi kabuze, sibyo? Ariko akazi kaba mu mutwe. Ego, akazi kaba mu mutwe kubera ko akazi kose waga creating. Wakora ibintu bishyashya igihe icyo ari cyo cyose, kandi ibyo bintu bishyashya bikabyara akazi. Rero ni byiza ko umuntu aba, ubu ndabivuga gutera, aba mu mutwe we. Donc dukoresha imitwe yacu cyane, ugakoresha imitwe yacu ukareba ibintu bidasanzwe nka innovation base, ukaba creative, ukaba innovative. Haba hari ibintu nyine bidasanzwe umuntu yakora, yatangiza bishyashya kandi bikagira umumaro. uvuze akantu keza kajyanye no gukoresha ubwonko, kubera ko si twe gusa, ntekereza ko wenda n'ikiremwa muntu muri rusange kirebwa n'iki kintu. Si no kuvuga ngo umwihariko w'abanyarwanda, si n'umwihariko w'igitsina runaka, kubera ko nigeze kumva ubushakashatsi buvuga ko byibuze abantu dukoresha 10%. Donc umuntu wakoresheje ubwonko neza aba yageze ku 10%. Yego, abahanga bageza ku 10%. Bageza ku 10%. Ubwo se koko uruvuga ngo hari umuntu ububitse awubitse. Oya, arishuka. no, habaho abantu. Nese nta bantu zibatunze umutwe wo kwiyogoshesha. Barari bashobora kwandika ati ngenzi umuntu ufite umutwe wo kwiyogoshesha gusa. Oya, barawuconga pe. oya, none se ikibazo gihari, amaboko yacu nayo gufata, guterura, kugera gute, amaguru nayo kugenda. Donc ariko hari igihe usanga ibice by'umubiri byose abantu batabikoresha, bagakoresha bimwe muri byo. Ubwonko rero ntekereza ko yakabaye moteri ituma ibindi bintu byose bikora, sibyo? Rero ikibazo, abantu hari impamvu runaka ituma abantu badakoresha ubwonko bwabo, rimwe na rimwe babishaka cyangwa batanabishaka. Iyo mpamvu Mana we, usukuri butuma ikiganiro kiba kirekire cyane. Abantu bakanyangira uko ahubwo mvuga amagambo menshi. Oya, ntugire ikibazo. Emiri atuzanira ikirahure kugira ngo tunywe amazi. Bon, hari ibintu hari indwara zateye. Bon, ndavuga ko zateye kubera ko ubu ngubu ari bwo zivugwa cyane. Na kera kose zari zihari, ariko ndavuga ko ari bwo zivugwa cyane. Indwara nk'iza depression. Iyo ufite depression, ubwonko bukoresha gake cyangwa ukabukoresha nabi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari umukubu utaratojwe gukoresha ubwonko. Waratojwe gutekererezwa igihe cyose. Yego. Urugero, ababyeyi bacu bajya batwica, ababyeyi batubyara. Bon, impamvu mvugaga ababyeyi, inshuro nyinshi hari ijambo abantu bajya bavuga njye ntemera, abataryemera nkanjye ntibanyice, ariko nuko nyine mbitekereza. Bajya bavuga ngo abana bananiye ababyeyi. Njyewe urundi ruhande nkabona ababyeyi barananiye abana. Oya, n'uwakumva uwanyumva yankora iki? Uwanyumva yankora iki? Bananiye abana. Yego, bon, ntabwo mvuga ngo abana, hari ababyeyi bananiye abana, sibyo? Urugero, hari ababyeyi benshi ntibatuma twitekerereza. Urumva urahera uri akana gatoya, nutangira kuba ugiye gutangira kugenda, bajya uvuga ngo ugiye gutagwa. Suri kubyumva, ugiye gutagwa, cyane cyane ababyeyi b'abakire. Cyane cyane abakire. Badukumira ku bintu n'ubundi tuba tuzakora. Siko bimeze. Ugasanga nyine baratunaniye nyine. Bakakunanira ukiri akabebe, donc ugitangira ibintu runaka. Niba ushaka nko kurya nk'ibitaka, abana benshi bakunda ibitaka, sinzi ikintu babikundira. Abana bagiye kurya ibitaka, umwana agiye kurya ibitaka, simvuze ngo bemera birye, ariko niba mubuze ikintu banamusobanurira impamvu bakimubujije. Sino igihe cyose iyo ukomeza ukumira umwana igihe cyose, you end up ubona umwana agira aho akitakariza icyizere.
icyo ni igihe kuva muri childhood sibyo noneho uko tugenda dukura disons tugeze nko mu myaka wenda muri adolescence yego adolescence noneho ibintu byose uba bibujijwe byose ariko urugero njye nize mu babikira aho batubwiraga ko abahungu bameze nk'ibisimba wajyawe ni ibisimba donc bakubwira ngo ego bakadutinyisha abahungu cyane mu by'ukuri nta mpamvu zo kubatinya nta mpamvu n'imwe zo kubatinya cyane urumva ugasanga ababyeyi bamwe babuza abana b'abakobwa ngo bakababuza abahungu ntabwo bakubwira impamvu bari kubakubuza iyo babakubujije bavuga ngo batazagutera inda nise umuhungu igihe cyose iyo muri kumwe gutera inda usa nayiguteye urumva yego ugasanga habaho kugenda abana bitinya sibyo ugasanga kwifatira decision biragoye sibyo decision yose ugiye gufata umubyeyi akabanza akakubwira ngo ubanze umbwire donc nta trust n'imwe aguha nawe bikarangira ntayo wihereza sibyo aha ugasanga mu mashuri twizemo ntago baguduhereza platform yo kwivumburira twebwe ibintu byacu ibiri mu mitwe yacu igihe cyose ni amanota sibyo nta bindi bintu bihari bituma dukoresha ubwenge bwacu cyane akaba avuga ati fa kuba nyabonye yego urumva ntibagusobanurire impamvu donc yego agomba kukugayidinga umubyeyi agomba kukugayidinga umuyobozi agomba kukugayidinga ariko akavuga ngo ibi ngibi nubikora uzabiki bizagenda gutya na gutya ingaruka z'ibi bintu uri gukora ni izi n'izi ibyo rero iyo batabigusobanura bakakubuza gusa bagahora bakubuza gusa ubwonko bwawe bugenda busubira inyuma mu mitekerereze ku buryo ugeraho ubona mukuru ukabona abana baba nta kwitekereza guhari ukarinda ukura kwitekerereza biragoye system ubu guciye mu ijambo gihe yo system ubu nkunda kuyita system mbirigi system mbirigi ze gohe system mbirigi ya gauche droite y'inite ni gutya noneho ntago bari kukubwira impamvu ugomba kugenda gutya kuko ushobora kuba ushaka kugenda gutya sibyo noneho ntibemere ko ugenda gutya at least ngo bakubwire ngo ahangaha iyo wahagenze bigenda gutya genda hanaha ibyo rero impamvu wenda twe tunabivuzeho nuko nabivuze ngo ababyeyi bajya bananira abana ukanseka ariko ujya usanga nk'umwana rimwe na rimwe ngenzi umwana washatse gukina umupira kandi ntekereza ko yari abizi yabikundaga ashaka kubikina yiga muri troncome mama waramukubita nshuti yanjye mama yenda kumwica aranoga umwana none ishuri yarivuyemo ntiyigeze anakomeza kwiga yagiye mu rumogi urumva ntekereza ko hari impamvu nyinshi cyane zateye ibyo ngibyo ariko nanone nyine habayeho umubyeyi kutumva umwana maybe yari kumubwira ati yes nujya muri ibi bizagenda gutya na gutya none wagiye muri ibi ngibi akamuha nka advice ariko atamubwira ko ibyo utekereza uri igicucu utekereza bugoryi iki n'iki ego ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu mbona ko ababyeyi bananira abana ikindi bitutse ababyeyi badutuka uskubura umwana bakagutuka wagicucu we wagigoryi we bene ibyo bintu uri igihone wowe ntacyo uzimarira uri kubyumva wowe ntacyo uzimarira you end up koko ntacyo wimariye koko pe ntugire icyo wimarira ibyo rero yego cyane cyane noneho urw'ababyeyi ni ikindi sibyo agahora gutongera amagambo kugera ku rwego rw'uko koko ntacyo wimariye ibyo rero ni ibintu bituma niyo waba warakuze gukoresha ubwonko bwawe byanga urumva kandi no turi mu gihugu wenda barambara kubivuga turi mu gihugu gikennye kiri mu nzira y'amajyambere yego igihugu kiri mu nzira y'amajyambere rero ni hantu twese dukeneye buri muntu wese akeneye gukoresha ubwonko bwe kugira ngo azamuke apana kuvuga ngo njyewe ngo nzagenda ngo nkore muri minisiteri yes wowe wenda uzahakora uhabona akazi nta kibazo ariko abandi se
abantu ibihumbi bingahe ba graduatinga buri mwaka mu ma university bose se bazajya gukora muri ministeri bazahabona akazi rimwe na rimwe ego nk'ekantu baba bibereye icyo kintu nubwo nyiciye mu ijambo wihangane wereke ingaruka zo kubura akazi ingaruka z'ibura ry'akazi show ni show uratera comment yawe ushaka dore akazi karabuze umuntu ari seri mane yako nimubishyireho uyu muntu nimumushyireho pe nkwereke undi man uyu muntu niwe wamufotoye ariko nkwereke undi do siko ninjye muturage i Kigali ninjye muturage i Kigali mama rwose aranazwi umumama uzwi kuri social media yitwa Giselle #1 mane shemi ntago muzi onye ko hari gushya cyane ninjye muturage i Kigali pe maze kubibona oya ngiye mbwiza ukuri sibyo tugene no kuri iki kintu twari turimo tuvuga donc comment yawe ni iyihe Christine nzi ko iyo turi kuganira bisanzwe ntuheze nturya imboga waretse nkazirya ibi bintu icyo bivugaho ni igitekerezo cyawe Jara njyewe ntago nkunda kujajinga nabi abantu kandi urabizi sibyo ntago nkunda kujajinga nabi abantu njyewe najajinga nabanje kuvugana n'abo bantu bibaye ngombwa ko mvugana nabo kubera iki ukora ibyo ukora icyo nicyo kibazo cya mbere namubaza kubera ko Jara ntago abantu twese tuzabaho ubuzima bumwe wasanga naho ngaho ari mu kazi wasanga ari party y'akazi ke so noneho ukajya ukamujaji none urumva ukajya ukamujajinga kandi ibintu yabikoza bishaka sibyo ariko se wabashije kwitegereza iyi foto cyakari Imana ikunda abantu pe iki bon reka nkubwire ikintu ugafata imoko ukayishyira imihanda kigo iyo hari icyo uri guseringa se iyo icyo useringa gihuye n'imyambarire yawe erega none se uzabona pasiteri se yambaye gutyo icyo aseringa ni ijambo ry'Imana akayijambo wowe Christine njyewe aba yabihisemo aba afite impamvu yabihisemo it's okay ntabwo uri muri ba bantu babaheza nguni uvuga uti ibyo bintu wambaye ntungende inyuma kubera iki oya ashobora ntabwo twajyana uzi impamvu tutajyana nuko dutandukanye imyumvire dutandukanye byose nyine urumva ntabwo twajyana rero ariko yagenda iriya akagenda aho ashaka nanjye nkagenda iyo nshaka siko bimeze ariko ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo kureba uriya nyine ngo mukomentingeho nabi cyane nyine sibyo ngiye kunshaka kuramura umutima wanjye simbishime pe sibyo kuko njye sinabikora ariko uwe ku giti cye afite impamvu yabikoze so mubajije nkamubaza ngo kubera iki wambaye gutya bitkurikije n'isubizo yansubiza aho ngaho nyine na judging nkurikije ibyo yansubije sibyo igisubizo uyu mwana yaguho kuva kimeke gasense yigo urugero akaza akora abaye akazi akora kamwemerera kwambara gutyo ise ni iseta none se hariho abantu badakorera ashobora kuba atari ku iseta sibyo ashobora kuba ngaho atari ku iseta ariko abajya baza ku iseta bari aho ngaho yagiye umwana we yiraranye so muretse ntago namuva wasanga yiraranye yego urashingira kukiza uyu bari izamake z'ubuntu ekuru bari kuzimuhata muri arena akuse ibintu bibaho mu Rwanda wascrollinze ukareba ibindi kuri iki amigira neza yo ngosha gusa cyakora Jara aya mafoto yafotowe na Igihe by the way credit ni Igihe ni muri show ya Tayisi ufite impamvu bikomojeho ni ibintu byaba bibaye ni ibintu bikiri trend cyari bibisi abantu babivuzeho benshi cyane nagiye mbona ama tweet menshi ariko menshi yo kuri iki kintu ama Instagram urumva rero nayivuze
uvuze ubimbazeho Jara reka nkubwire ababyeyi bashobora kunanira abana ego nk'uyu mwana n'abana bakananira ababyeyi bashobora kumureka akavuga ati yananiye ababyeyi Ego. au contraire rimwe na rimwe ababyeyi baramunaniye uzi impamvu baba baramunaniye reka nkubwire Jara ababyeyi bafite inshingano zo kuturera igihe cyose kuko ababyeyi badushyize ku isi bagomba kuturera igihe cyose in a good way sibyo noneho hari ukuntu hari n'igihe usanga bo ngabo banagiyeyo batorotse iwabo cyane urumva ushobora gusanga ibyo yabyambariye ku mushuti ku mujama sibyo ego birashoboka akava mu rugo nk'ugiye gusenga akajya aho ngaho akagenda yambaye gutyo sibyo kubera ko rimwe na rimwe binagoye ko yava imbere ya mama we yambaye ntago mana gusa nanone hari abantu bajya bavuga ngo Kagame afite ibibazo ariko haracyari urugendo no hari bon ntekereza ko ari ubusirimu wenda kuko njye sindiwe ntekereza ko ubwo ari ubusirimu akaba ari we wasigaye oya ndacyasigara ariko ntago nzanagenda ntekereza ko ari ubusirimu ariko nanone umuntu agakorera ibintu ahatagakwiye kubikorera si byose ese wafata nk'imyenda yo kujyana ku mazi uyijyane muri show sintekereza ko ari byo hari imyenda kamwe wenda njye sinkunda kujya ku mazi kumenya ari uko i Kigali hashyushye da none se hagashyuha ubuse ugiye kumbwira none se sama nta busuba rijya riva i Kigali ku rwego oya no ku rwego rw'uko washyuha ukageraho kwambura imyenda iryo zuba sindaribona muri Kigali ariko nanone wenda abantu bafite uburenganzira bwabo sibyo ariko uburenganzira bwabo ntago bugomba kurenga ubw'abandi ntago bugomba kurenga ubw'abandi ku giti cyanjye bari abantu babambangamiye njye ubwo mwebwe sinzi aho ntuvugishije ukuri wari wanze kubivuga ngo batamutera amabuye oya ntago nanze kubivuga kugira batantera amabuye ariko se Jara n'urugero nk'umuntu ukora akazi k'uburaya ariko kazi ke ka buri munsi uragira ngo ajye ahantu yambaye gute agenda seringa aragenda branding ibintu akora sibyo nanjye bibaye ari ibishoboka nakaje gukora interview nambaye helmet nambaye safety shoes nambaye amajire n'ibiki byose biriya byose sibyo so nyine umuntu uri seriye ari branding sibyo ariko nanone ariko se ubundi abantu babaye foto yo babagamije iki I'm sorry to say this abayafotora se uyafotora waba ashaka kugaragaza iki ucuruza ubusa se ubusa bw'abantu bw'abantu iyi foto ireditinze ubusa yaba ubonye arabufotora avuga ati ubusa ni imbo man uzi ko amafoto ya konseri ari make kurusha y'abafana abafana nibo bari seriye no ariko Jara basi namwe mujye mubwira abakobwa b'abashuti banyu nyine bajye bambara neza ntago kwambara neza ari ukwambara ibitenge cyangwa imikenyero cyangwa iki sibyo ariko rimwe na rimwe duheshe isura nziza nyine basi n'abantu batubyara niyo baba bataturera neza nk'uko rero natangiye mbivuga ariko byibuze tubaheshe ishema kuko hari nk'umuntu mbona umuntu nkavuga uramunagira ababyeyi yaba agira ababyeyi se agira inshuti yaba atagira inshuti se byibuze nta n'umuvandimwe n'umwe agira byibure yahesha ishema ahubwo se atekereza ku bana azabyara atekereza ku muryango se azashakamo cyangwa azashakwamo ibyo ni ibintu byose rega byo gutekerezaho nibyo navuga byo gukoresha umutwe nyine ntabwo umutwe wakoresha muri business gusa ntabwo umutwe wakoresha nyine wakoresha ahantu hose byibuze hari ishusho ugomba guhesha abantu bawe nari ndimo nsoma amatweet make hano y'abantu bagiye bandika ibintu nyine urumva nkuko babivuze uti nanjye menye icyabimuteye hari abantu bagiye cyangwa se hari n'ababifata muri cadre y'uburaya bitewe n'uko umuntu amuboye nyine ubundi iki kintu cy'uburaya i Kigali nicyo kintu kiri guseringa nicyo giseringa cyangwa nicyo kiri korohereza abakobwa wowe uri umukobwa iyo byose nawe ntabwo wabura atake zikugeraho z'abantu bagupropose ibintu wenda wumva muri bizarre ntacyo bitwaye aha no impamvu ntacyo bitwaye none se Jara reka nkubwire sibyo uzi ibitero uzaho mbona ibitero ni nk'iyo ugiye mu kazi kwaka nk'akazi nk'ahantu ntibakubaze diplome
ntibakubaze icyo uzi, ntibakubaze ikintu na kimwe, bakakubaza umuntu akavuga ngo tubanze ariko tubanze turyamane, cyangwa ugasanga nyine ntashaka gukoresha interview, ntashaka gukoresha ikizamini ngo arebe ko ushoboye, ntashaka gukoresha ntashaka, sibyo? Ariko ntekereza ko ibyo bintu ari abakobwa tubigiramo uruhare, kuko hari abakobwa babibwira bakabyemera, sibyo? Iyo rero umukobwa umwe, babiri, batatu abyemereye umubosi, abosi bahita bavuga ati abakobwa bose niko bimeze, bose nzajya manza njyamane nabo, sibyo? Iki bakabareze nta evidence wayishaka, ntabwo wayishaka ukamuri kodinga nka wa muntu no reka nkubwire Jara, njye hari ibintu ntemera, sibyo? Ariko nanone abantu nibareke kwitwaza power bafite kugira ngo babonerane abana b'abakobwa, sibyo se? Abahera bavunnye nyine nise kubavuna, yabavuna se bakayishakira mu buraya, se nta handi babibyaza umusaruro. Ubu ntiwagura nka ekipe runaka bakakwemera ko uri umuntu w'umukire, bakavuga ati aha amafaranga yanjye ageze kuri level atazashira, nzajya nyaha abana buri akavutse kose. Ahubwo se ko hariho urubyiruko rw'abakobwa kandi rutekereza nyine, rufite imishinga yagutse, bayinvestishije muri abo, bayinvestishije akabyara yandi, aho kugira ngo bayashore mu buraya noneho hatazanagaruka. None se wowe ntabwo wemera ko buraya business igezweho i Kigali? Niba wenda ubona iri gusaza, ni business ku bayikora, sibyo? Ni business ibungukira, sibyo? Ariko nanone igera igihe expiring, ntabwo ari business ihoraho. None se ubu ngubu nta bantu baserinze ibyo bintu, sibyo? Kuko nta mafuti kuri njye, nta mafuti, sibyo? Guseringa uri indaya, ntabwo uzi baserinze ibyo bintu. No, it's selling yourself. Ariko noneho nyine uburaya rega bugira impact ku muntu nyinshi cyane zishoboka, ugasanga umuntu nta kintu kimwe byigize bimumarira, kandi hari imyaka igera uri ku mukobwa ukaba nta muntu uzongera kukureba, sibyo? Umuntu akaba ashaka brain yawe, adashaka ngo ko muryamana, ngo iki n'iki, bitewe n'imyaka ufite, sibyo? Rero bano bana warunyeretse, niba ari abana simbizi, ni abantu, ni igitsina gore, bariya ashobora kuba babibona mu bintu byo hanze, bari abazungu nyine b'abahanzi n'iki, bari abazungu se nshuti yanjye, baba bafite icyo nabo bari guselinga, they sell their images, sibyo? Rero ikibazo ntibazi inyungu bariya bo bari kubikuramo, bo ntayo babikura, abangabo mu Rwanda nta nyungu bari kubikuramo, uretse kuba babaseka gusa, uretse kubaseka, uretse no kwanduza isura mbi, uretse no gutera ababyeyi babo agahinda, nta kindi. Wowe ndabizi ko yananiye iwabo, waba utarananiye iwanyu ukagenda wambaye gutya, umubyeyi ashobora kukunanira, yes, ariko se akakoshya kwambara gutya? Oya, nyine tugomba gukoma urusyo tugakoma n'ingasire, sibyo? Ndabizi neza ko hari abana bananiranye, ndabizi neza ko hari ababyeyi bananira abana. Icyo nashaka kuvuga mu babyeyi bananira abana ni mu buryo bw'imitekerereze, rimwe na rimwe they overprotect us, sibyo? Ugasanga nta kintu kimwe wemerewe kwikorera utagishije inama. Rimwe na rimwe ntabwo ari igihe cyose cyo kugisha inama, nemera inama ko umuntu yazigisha, but not every day, sibyo? Not igihe cyose. Hari igihe cy'amakosa ababyeyi bagomba kuturekera tugakora amakosa runaka, kubera ko rimwe na rimwe amakosa tuyigiramo. Of course amakosa adakabije, hari amakosa by'abakabije azafectinga ubuzima bwawe bwose. Bitari ibyo ngibyo rero, njye nemera neza ko ababyeyi nyine nibaturere mu buryo bagakwiye kutureramo, baturere mu buryo bagakwiye kutureramo, bareke kuduprotectinga birenze, ariko nanone bareke kutugira kuba leseyale cyane, urumva? Bareke kuba leseyale birenze. Ibyo nabyo nyine birandwaza pe. Ni ukuvuga Jara, iyo umukobwa agiye gushakana n'umuhungu, couple nyine,
iyo bagiye kubana babyigira hehe? Kwa padiri. Kwa padiri. Ibintu ugiye kubamo ubuzima bwawe bwose, wiga umubano amezi 2 cyangwa 3, ntabwo mbizi nimba arenga 3, nashaka abo mwaka umwe, ariko ugiye mu bintu by'ibihe byose by'ubuzima bwawe bwose, ntabwo wabyiga icyo gihe gito cyonyine. Urumva? No, uzarebe n'imyaka umara mu mashuri kugira ngo uzagire akazi runaka, umaramo imyaka myinshi cyane, sibyo? Kuva utangiye, kuva ukuri akana bakadukuretinzemo ababyeyi kuba umugore w'ejo hazaza tukiri bato, kuba umugabo w'ejo hazaza tukiri bato. o kontrere barabidukangisha bakanabidutinyisha. Ego bakabishaka kuzavamo umugabo kayisha ntuvemo koko bikarangira utavuye n'umugabo kukiza umubyeyi akubwira kandi nzakwirukana uve hano, ukumva ko kandi iyo ni option izabaho mu buzima bwawe, ntuzahora imbere y'ababyeyi. Yego babaye baguteguza kuko hari igihe kizagera ukagenda. Oya, hari igihe banabiguteguza ariko bakabiguteguza nabi nk'abakwirukana ngo kandi sha ngo ubu nzaba ndeba niwibana ngo uko bizagenda, bakagutega iminsi aho kugira ngo bakwigishe ahubwo uko bigomba kugenda nyine, sibyo? Ariko yepe ni jara iki kiganiro nyine cy'ababyeyi n'abana tukiganiye cyaba kirekire. Tuzabihe umwanya wenda niba nabikunda bazabivuge, bavuga bati yosije muyinjiremo neza. Ariko uyu munsi wihangane ngende nkwibariza ibyo nshatse byanjye. Nta kibazo. Impamvu nagiye mpera kuri ibyo bintu birinjira kuri cya kintu n'undi wavuze uti hari indwara abantu bamenye ubu ariko wenda zari zisanzwe, depression biki zitavugwa cyane, kudeprima muri societe. Hari aho bihuriza no kuba impamvu nkibashije iki kintu nuko nabonye ariko benshi bagiye babigereranya kuri social media, ubwo ni naho turi. Hari aho bihuriza no kuba abantu bashobora umuntu ashobora kuza akaba ari umuntu usetsa abantu bose bagahita batwarwa. Hari abavuga bati ni uburyo bwo kwibagiza ibibazo, urugero nk'uyu musista w'ejo bundi dore imbogo, abantu hari abaza bamutera amabuye, hari n'abaza bavuga ati muturekere umuntu. Bamwe rero bakavuga bati ni sosiyete ipfuye, bazanamo ibintu biri bizarre, abantu bose bagahita bashamaduka, nta muntu ugishishikajwe no kuba focus. Donc sinzi wowe ubibona uti? Wenda ugira n'icyo komanta wenda kuri dore imbogo se? Oya nawe baza kukwica kuri dore imbogo ntacyo nkomantaho. dore imbogo baza kukwirenza. Nabonye umuntu umuvuze ariko wenda wowe wabona ugiye kumutakana. Oya, reka nkubwire, muri societe ntekereza ko umuntu agomba gukora ibintu ibyo ashaka as long as bitanyuranyije n'amategeko. Dore imbogo rero nta kibazo, ngiye kuri ngewe yakoze ibyo ashaka nyine, kandi nta muntu byagakwiye kuba bibangamiye biriya bintu, sibyo? Kuba wamwita ngo umusazi, kuba wamwita keretse uri muganga ukerekana koko ko ari umusazi. Hari bacyavuga abasazi, abantu bafite indwara zo mu mutwe, sibyo? Hari abamwise umusazi rero ubu ntabwo uri hari abamwise umusazi, yego, sibyo? As long as atari muganga wabivuze ibyo bintu, ntekereza ko ntago wagakwiye kumwita umusazi, sibyo? Hari impamvu ari gukora ibyo ari gukora, nawe wabimubaza kuki utayimwibariza ahubwo, sibyo? Hari impamvu wenda ni ibintu biri funny, sibyo? Sometimes abantu barashaka guseka mu gihe kitari cyo guseka, sibyo? Niba ari n'umukomedian it's fine, nta kibazo, sibyo? Niba yarabikoze kubera komedi, niba yarabikoze koko umuhanzi uri kuzamuka, sibyo? Ariko icyo nshaka kubivugaho ni uko habaho abantu bashaka mu buryo bwo kurwara iyo ndwara ya depression, bakaba bashaka guhora igihe cyose aseka mpaka agahora aseka, none se finally bikagenda bite? Urumva? Icyo ni ikibazo. Guhora ushaka guseka ni ikibazo, ariko no kubaho udashaka kuruhuka mu mutwe nacyo ni ikibazo. Siko bimeze. Ikintu cyose rero kigira igihe cyacyo, none ikibazo hari umuntu uri gushaka kureba uriya muntu mu buryo abene wanyu nyine abashuti banyu babasesenguzi, sibyo? Usanga ari gusesengura biriya bintu biramureba se? Ntago bimureba pe. Urumva? Umuntu gusesengura dore imbogo, sibyo? Gusesengura dore imbogo ndumva nta kintu kirimo pe, sibyo? Ndumva ntago wagakwiye kumusesengura. Icyo ntekereza ko muri iyi sosiyete nyarwanda habaho wenda ari kwihangira umurimo,
kandi badushishikariza kwihangira imirimo sibyo wenda azamubona abona ari umuntu wasetsa amuzane muri seka sibyo wenda ni ibintu byinshi nyine njyewe ntabwo mbibona muri perspective imwe sibyo ikindi nimba ari kwidefura nimba wenda nawe arwaye agashaka kuba ari gushaka gusohora ibyo afite mu mutwe we kubera iki se atabisohora ababireba birebe abatashaka kubireba babyihorera sibyo so rero sosiyete nyine irarwaye ku rwego rw'uko usanga ikintu cyagakwiye kuba ntacyo gitwaye bakigira igifite icyo gitwaye hanyuma igifite icyo gitwaye cyo noneho ntibakivugeho bakakigira icyo gitwaye donc nyine bagahora ibintu byose nyine babigira contraire ni ikibazo gikomeye no actually ibyo ni ibitekerezo byanjye bwite yego kuko niko ntekereza ibintu kugira ngo barabyumva nabo ni nayo mpamvu ari umwanya wa comment cyangwa session ya comment bashobora kuvuga uko babyumva sibyo ntago bahejwe nta nubwo mugomba gutera amabuye Christelle kubera ko mutumva ibintu kimwe sibyo se nta n'abantu bumva ibintu kimwe rega ntabwo ari ngombwa ko twumva ibintu kimwe ntabwo ari ngombwa ko twumva ibintu kimwe ariko ni ngombwa ko buri muntu wese yubahirwa ko atekereza ibintu iyo ari bibi ukamukosora ariko ukamukosora utamuhutaje yego kariya kantu nawe uri kukaririmba muri minsi ko kafasha abantu ndayivuze mu bwongo aya pe icyo nzi uranzi n'ibyo uri kubaza urabizi ntabwo karimo kuko akantu kajya kujya mu bwonko bwawe kamayemo wakarebye inshuro nyinshi shaka akantu nta nubwo ndanagafungura nta nubwo nigeze nkabona donc nyine nabonye ku ma YouTube channels menshi hariho dore imbogo bikiri bene gutyo cyakora hari umuntu nkunda byatari hari umuntu nkunda byatari muri izo social media yabivuzeho ariko nyine numva aransekeje ariko kuko ntajya nshikanwa interview ze narabyumviye aho niho nabyumviye neza ariko kari akavideo kuriya mukobwa we ntako nigeze numva kuki utabaye interested ureba imbogo impara nabonye nyine bitanye interesting gato nta kindi nabonye bon na mbogo actually ntabwo nari namenye ko ari indirimbo nari nagize ngo rimwe bwa mbere nari nagize umuntu uri kwamamaza ibintu nyine byo mu Kagera by'ubukerarugendo by'iki nyuma rero numvise uwo muntu kuri YouTube hari YouTube channel nyine yabivuzeho uwo muntu Imana mpaje sinza gucikwa ngo muvuge utaza kwandika ngo ngo Christelle ngo yavuze ko ngakunda uyu muntu ngo yidekraye ariko ni n'umuntu ukunda wahishera arahari ningira amahirwe yo guhura nawe nzabimwibwirira aho kugira ngo muteze abantu hano ntabwo ari kumuteza abantu ndabizi ko ashaka gukundwa nta muntu udakunda gukundwa ariko nyine byara biriya bintu ngiye mbona nyine ntago binye interesting gato none se wabonye ko abagore mumerewe nabi bari kubakubita hasi hejuru bande abonye Sandra Teta se we rero jarasi reka nkubwire biriya bintu hari ahantu ubona bipfira bihurira na cya kintu watubwiye mbere tugitangira cyo kuba ababyeyi bashobora kunanira abana ku buryo n'umuntu ashobora kugera mu gihe cyo kuba umubyeyi nawe ubwe erega ikibazo cy'amatsiko kuko uri gufokasinga ko ababyeyi bananira abana gusa bose barananirana hagati ari abana bananira ababyeyi n'ababyeyi bananira abana kuba ababyeyi bananira abana nicyo gisekeje kirababaje kiranababaje ariko scenario nk'iriya wayibonye muri iyo context y'umugore gukubitwa kubona uravuga bati umuntu rero uraza kumbabarira sibyo uraza kumbabarira ntago pe uranzi nyine ntago ndi umuntu ibintu nyine byinshi cyane biba bitrending hari ibyo mba ntazi Sandra Teta kubiswa mukwereke nabonye umuntu ubyimbaganye mu maso gutyo sibyo n'uwo nyine yakubitiwe iki ninde mukubise umugabo we ariko arabihakana umugabo we yaramukubise ariko Sandra Teta bakavuga ati nkora nkubitwa ati n'abajura inshuti za hafi ziti Sandra Teta kubitwa buri munsi ahubwo yararozwe ati yarozwe no kwa Wizo no famille kwa Wizo ura ntashobora no kuvayo abandi batari n'uwambwiye ati Wizo no
good performer mbivuge gutyo ubwo ababyumva barabyumva ngo bishobora gutuma Sandra Teta adashobora kuva muri urwo rugo mu bijyanye na performance no gukora cyangwa se no kubaha inshingano z'urugo. Jara kutangiye kunjyana kure. Bon urumva umuntu wabimbwiye umuzi urumva umuntu wabimbwiye umuzi umuntu wabimbwiye umuzi arambwira ati ntabwo kwa wizo baroze Teta kuko urumva nanjye niyo version nari mfite bati mukubitwa kuriya nahave no kubera wizo donc wowe ushobora kutaba niyo kese ariko izo kese urazizi ko zibaho zo gukubitwa gukubitwaza abantu bakubitwa bagaceceka iyo mpamvu ishobora kuba yo kurogwa se kurogwa iyo uri gutsinda se buriya yaba yora simbite umuntu rwose muhura ukavuga ati aho kugera ku buri napfa nzakugwaho. Bon ntago mbizi reka mvuga ibyo nzi sibyo hari ukuntu abagore bakubitwa akanga kuva mu rugo kubera ko abona nahava nta kundi kuntu azabaho sibyo either ni umunebwe nta gukora guhari wenda nasanzwe nta n'ikintu akora kimwinjiriza sibyo urumva reka bon ngiye kubikomentinga en general ntago ndi bukomentinge kuri uwo nguwo sibyo kuko wowe byatuma nyine mbanza kumenya kubera iki byagenze gute n'iki izo investigations rwose ntazo ndi bukore ndabikwemereye ko ntazo ndi bukore yego ariko igitekerezo rusange nuko hari igihe aba ari umugore uri gutinya ubuzima akavuga ati nimva ahandi hantu najya nihe hahari siko bimeze ntaho ikindi kibazo gihari ashobora kuba hari abagore bemera bagakubitwa ngo kubera abana babyaye icyo ni ikindi sibyo kavuga ngo aho kugira ngo ndekane n'uyu mugabo twarabyaranye nta kibazo reka mpagume wenda nzapfe ariko nirerera abana kandi bene ibyo ngibyo sibyo icyo ni ikindi icya gatatu ni ibintu by'amabridal shower yego bimwe bababwirirayo bimwe bavuga umugabo aragukubita bimwe bavuga oya ntago bavuga ngo ahubwo bahora bakubwira ngo uzihangane iyo idea ntago nyibayinga pe idea yo kwihangana simvuze ngo kwihangana ni bibi erega mu buzima bwacu twese turihangana se Jara ntiwanyihanganiye wowe nawe wanyihanganiye urya unyihanganira nanjye njya nkwihanganira nihanganira n'abo tubana n'abo duhura n'iki kwihangana ni umurimo wa buri munsi umuntu akora ubishaka cyangwa utabishaka sibyo ariko niyo byageze aho kuvuga ngo oya ngo umugabo nagukorera ikintu ujye wihangana ngo ubundi ngo ntuzasenye ngo uzihangane sibyo ni ikibazo se urumva rero Solomon yarahamagaye urumva rero ikibazo kiba ngo eske dukomeze twihangane kugira ngo dupfe eske dukomeze dutinye ubuzima kugira ngo batwice sibyo gutinya ubuzima rero nta yindi solution uretse gukora kubutinyuka nyine ugakora ukamenya ko ushoboye buri muntu wese kuri iyi ashoboye icyo ni ikindi ni ukuvuga ngo ntabwo ubereyeho gupfira abana ku giti cyanjye niko mbitekereza ntabwo ubereyeho kuba wapfa kubera abana cyangwa umwana wabyaye hoye kubera icyo upfaze none se kuri bupfe none se reka nkubwire ikintu cyakunezeza mu buzima ni uko wapfa ugasigaho abana ari bato noneho utanabareze nicyo cyiza urumva hari aho bigera rero no kuba basigarana nako gahinda no kuba basigarana agahinda papa yishe mama uri kubyumva kandi warabibonaga biri kuza nise urumva nimba umuntu nimba habayeho harassment ukihangana hakazamo gukubitwa ukihangana ejo bundi azaza guca akaboko natena wihangane gutyo urinde upfa cyangwa se habeho za depression zirenze urumva uyirware abari depression irenze noneho unayanduza abana rega depression irandura ego depression irandura nimba ureze umwana ufite depression nawe arayigira nyuma nyine ugenda umurera mu buryo butari bwiza ku buryo nawe azageraho akadeprima sibyo ukamureraho akaba ari wa mwana uhora
ababyeyi bafite amadepression birirwa bakubita abana, birirwa babatuka bya bitutsi, birirwa babacyurira kuri base, birirwa bene ibyo bintu byose sibyo. Ariko dukomere icyo dukome n'ingasire, narumvise ngo hari n'abagabo bakubitwa da. Abagore bari seriye nabo bakubita abagabo. Barakubita. Urumva, ariko ntago wenda ibyo ngibyo nuko urumbe mbajije ku bagore, ariko n'abagabo barakubitwa, rero vice versa. Nta mpamvu yo gupfira umuntu, ntago turi ba Yesu reka sibyo, ntago turi Yesu upfira abantu. Niba ubona ibintu bitemera igendere, utanga amahoro, nubwo abantu bahora bavuga kuri divorce cyane sibyo. Jewe divorce ni ikintu nanga pe cyane, ndetse ariko nanone irashoboka, nshobora kuba nayigiramo umuntu inama bitewe n'uburyo afashwe. Nisa kujya bazakwica ntiwari divorce se ukibera amahoro, kandi it's not the end of the world. Yego, ariko hari abantu batabyumva rero, akavuga ati aho kugira nsenye, aho kugira ngo nihekure, ikintu cyo gustakinga ndemera mpabe ariko we namashishukira. Ntabwo nkemera pe, ntabwo nkemera. Nta muntu ukamara mu buzima bw'umuntu ubaho sibyo. Umuntu yapfukagumaho, siko bimeze. Umuntu arapfukagumaho, umuntu arakwanga ukaguma ku isi sibyo. Ntago busa twese tubayeho kuko abantu bose badukunze, ntago abantu bose badukunda, ariko turacyariho sibyo, kandi tuzaguma tubeho kugeza igihe bizarangirira sibyo. Rero nta mpamvu yuko ufata ubuzima bwawe ukabushyira mu maboko y'undi muntu kugera kuri extent yuko ashobora kukuvutsa ubwo buzima. Nta mpamvu n'imwe, ntayo pe, ntayo. Ni depression, divorce nizishake ziziyongere, ariko impfu z'abantu bafitanye isano basi zigabanuke. Afazari habeho abantu bakora bafite wenda ibyo bikomere bya depression nako bya divorce sibyo, bazakira, Imana izabafashe bazakira. Ariko noneho tureke kubona gushyingura abantu igihe cyose ngo umugore yishe umugabo, umugabo yishe umugore, umwana yishe umubyeyi, umubyeyi yishe umwana. Ibyo bintu ntabwo ari byo pe, ntabwo ari iby'i Rwanda sibyo. Icyo nicyo nubwo no gutandukana atari iby'i Rwanda. Nanone wamugani gusa nyine bya byo ngo rimwe ruta zero cyangwa se ibi birarutana. Yego, hari ikiba kirusi ikindi. Yego, uyu munsi wihangane nabwiye nkuzengurutsa mu bintu byinshi cyane. Nta kibazo. Kandi nzi ko kujya mu bintu by'amakuru atari utuntu twanjye adafite inyungu bijya bikugora. Yego, uyu munsi rero oya ariko aya ngaya afite inyungu. Turi gusoza icyumweru ngira ngo isawa abantu tugomba kuganira cyane. Ubwo abanyarwanda baraza kutubwira uko babyumvise, ibitekerezo byabo byunganira ku byo Christelle yatanze muri iki kiganiro. Byo ni ingenzi. Ushobora kuza ukavuga ati kuri icyo kintu muvuze cyo ko mbyumva nuko biba byiza. Ikigenderewe ni ukugira ngo twubakane. Yego, twubake sosiyete. Nta uri hano ari teacher w'abandi utazayavuga ariko ngo mwigeze basesenguza jya mbibona abantu. Oya njye ntabwo ndi umusesenguzi Mana, oya ntabwo nsesengura. Rero njyewe ntabwo ndi bugutinze cyane kugira ngo n'abanyarwanda bamugani wavuze uti kitaba kirekire bakaba board bakavuga ati no muntu avuga ibintu byinshi. Dusoza muri rusange nicyo wavuga ku bijyanye n'imyitwarire. Impamvu mvuze ijambo imyitwarire nuko ni ikintu kinini cyagutse udashobora guhita precisa, ariko nicyo kintu hanini twagiye twubakiye imyambarire y'abakobwa b'i Kigali, abantu bari gutuka abandi kuri social media. Donc imyitwarire, imibanire ubivugaho iki kugira ngo tuhiniraho? Sarase we urashaka ko ikiganiro gitangira mu neza? Oya gisoze wenda ugishyiraho akadomo ubutaha tuzagira aho duhera. Okay, reka singishyireho akadomo mvugeho gake, ubutaha nyine abakunzi ba Jalos Official TV niba bishaka nzagaruka tuvugane nyine, noneho mbivuge birambuye sibyo. Ariko ntekereza ko aka kanya dufite ikibazo cy'urukundo ruke mu bantu sibyo. Dufite ikibazo cy'urukundo ruke mu bantu ku rwego rw'uko nk'uko twese turi gukomentinga nyine ngo bari abantu ngo bambaye kuriya ngo uriya dore imbogo, ibi byose twavuzeho ngo uko gukubitwa n'iki, njye mbibona nk'urukundo ruke ruri mu bantu
sibyo. Ndubona nk'urukundo ruke ruri mu bantu, nkabona maybe nk'ibikomere bihari muri sosiyete nyarwanda, kuko jara dufite ibikomere. Sosiyete nyarwanda irarwaye, turarwaye twese pe, sibyo. Turarwaye, ababyeyi bacu bararwaye, mbese turarwaye. Ariko noneho nubwo turwaye turashaka gukira rero. Ngenda umukristo, sibyo, nubwo tutatangiye dusenga ariko ndiwe. Ego rero ibintu byose biravuga ngo ibintu byose bizashira, hasigaye urukundo. Nanone bikavuga ngo Imana ni urukundo kubayemera, ku bantu batarabate, sibyo. Ariko noneho n'umuntu wese utemera Imana, urukundo ni rwo rwa mbere. Rero sintekereza ko icyakabaye cyiza ari uko nkamwe abanyamakuru museringa imaje z'abantu bambaye ubusa. Yego biraseringitse nimba ariko nayivuga, biraseringitse, ariko ntabwo ari ikintu cyiza cyo gushyira ku karubanda ku giti cyanjye, sibyo. Ntabwo ari ikintu kiri bugire icyo gifasha abanyarwanda. Rero kubera ko kitari bufashe, ntekereza ko twakwihangana tugashyira urukundo mu bintu dukora, sibyo. Tugashyira urukundo mu bintu dukora, aho kugira ngo even na byandi twavugaga by'ababyeyi n'abana, urukundo rwarakonje nyine. Njye ntabwo bivuga ngo ni iminsi y'imperuka, kuko iminsi y'imperuka ihoraho. Iminsi y'imperuka yatangiye Yesu ajya mu ijuru, kugeza n'isaha turacyari mu minsi y'imperuka. Abanyamadini ntibantera amabuye, ntabwo mbizi neza, ntabwo ndi umunyedini cyane, sibyo. Ndi umukristo gusa. Rero nta bya cumi na igihe cyose imperuka yari ihari, urumva. Igihe cyose imperuka yari ihari, urumva. Igihe cyose Yesu yavuze ngo azagaruka, icyo gihe abantu bose bari babayeho bategereje ko azagaruka, ku rwego rw'uko bishoboka ko no mu mwaka hashize nk'umwaka igihe abantu bategereje bumva ko ari bugaruka ako kanya, sibyo. Ntagaruke kugeza aka kanya, sibyo. Hari impamvu nyinshi cyane, wenda abanyamadini bo bazagenda babisobanura, cyangwa bagenda banabisobanura no ku mandi macano, sibyo. Rero njyewe pe, tugiye urukundo jara, tugiye urukundo. Nimba ubonye umuntu umeze kuriya, mugira inama, wijye kumuseka, umubaze impamvu akora ibyo akora, umugira inama. Ababyeyi bagira inama n'abana bose. Urukundo mu bantu tuzakigireho igihe runaka, tunarebe igikenewe ndetse n'icyakorwa, kuko kuvuga ngo urukundo turugire tutwereka inzira nta kibazo. Noneho reka turekere ikiganiro, sibyo, kibuko cyakabaye nyine kirangirira ahangaha, and then abantu bazagenda bakomentinga bavuga ngo ngo ntabwo tumushaka, ntabwo dushaka tubwire urukundo, sibyo, cyangwa batubwire ngo turabishaka ko kubyumva tena, noneho tugende tuzagenda tubiganiraho nta kibazo. Reka mushimire. Yego, nawe urakoze cyane kandi mwakoze kunyakira. Wakoze kwemera rwose kutuganiriza. Yego, murakoze. Ngo wa muhungu yasaze ko